Turabashuje mwebwe mukurikiye Final TV. Uyu munsi rero twaba babateguriye new update amakuru mashyashya kuri P Network. Yes, umunsi twaba tugiye kubagezaho amakuru ya P Network mashyashya, tubagezaho amwe mu makuru wari ukeneye nimba uri umupiyoniya aho uri hose mu gihugu cy'u Rwanda wumva Ikinyarwanda. Icyo tugusaba rero ni ugukanda subscribe kugira ngo n'abandi aya makuru abagereho. Uyu munsi rero twaba tugiye kubagezaho aya makuru avuga ibigo bikomeye cyane mu isi byasinyanye amasezerano na P Network n'umushinga wa P Network. Yes, ngira ngo murabizi byavugwaga. Ikigo cya mbere tugiye kuvuga mu bimwe byasinyanye amasezerano n'umushinga wa P Network nicyo bita Tesla, ikigo cy'umuherwe Elon Musk. Kikaba rero cyasinyanye amasezerano na P Network yo kuzakorana, ukaba wakishyura muri P Network bakaba bazaguha ibicuruzwa mu gihe Open Mainnet yagiye ku isoko. Ngira ngo mwagiye mubyumva bivugwa ko Tesla izifatanya n'umushinga wa P Network, ariko bamwe mukabipinga. Yes, uyu munsi nimba wumva ko uri kubihakana, wumva ko aya makuru ari ibihuha, turi gushaka views, wasura urubuga rwa Hacker News cyangwa se uze kureba kuri iyo foto nabashyiriye muri screen yanyu, yes, ya thumbnail, murebe uko byifashe namwe mube mwasura urwo rubuga Hacker News n'ubundi mubashe kuba mwakisomera n'ibindi bigiye bitandukanye. Tugakurikizaho ikindi kigo cya kabiri kizwi cyane mu gucuruza ibicuruzwa bigiye bitandukanye kizwi nka Amazon. Yes, Amazon nayo ni imwe muri company ikorera online yabashije kugirana amasezerano n'umushinga wa P Network cyangwa se ubufatanye hamwe n'umushinga wa P Network mu gihe cya Open Mainnet ukaba wagiye bizatangira gukorana nk'uko tubyiteze. Murabizi wenda ko Amazon itavuzwe cyane, ariko uyu munsi ni ikinyamakuru nacyo gikomeye cyane gikorera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyabaje kubitangaza ko nayo yagiranye ubufatanye n'umushinga wa P Network. Yes, andi makuru yo ni uko na P Network ifitanye ubufatanye, hari ubufatanye ifitanye na World Bank cyangwa se banki y'isi. Yes, nk'ibisanzwe. Yego, murabyo mwari mubizi ko byagiranye ubufatanye, ariko iki kinyamakuru cyongeye kugaruka kuri ayo makuru cyatangaje ko bafitanye ubufatanye bukomeye cyane. Wenda tuvuge kuri Tesla, niyo ikigo wenda gikomeye cyane. Tesla murabizi ko ikora ibintu bitandukanye byogajuru, ikora n'imodoka za Tesla. Murabizi ko yasohoye telefone nziza cyane yiswe P Tesla nkuko mubizi, ikaba ije rwose iPhone nziza cyane. Ngira ngo murabizi ko nyiri iyi company Elon Musk yigeze kuvuga ko yavuze ko azaronshinga iyi telefone kuri 25 z'uku kwezi kwa 12. Kandi murabizi ko no kuri P Network abantu twizeye ko abantu cyangwa kuvuga ngo twizeye, ahubwo tuvuga ko iyi paye nayo ishobora kuzajya ku isoko ku itariki 14 z'ukwezi kwa 12. Ngira ngo murabyumva neza, ntago ari ibintu byapfa guhurirana gutyo ngo bize mu kwezi kumwe. Ngira ngo murabizi ko iyi telefone ya Tesla igitekerezo cyo kuyikora cyaje nyuma y'umushinga wa P Network waramaze gutangira. Yes, ngira ngo murabizi neza ko aya masezerano yasinywe hagati y'umushinga wa P Network ari amasezerano twitezeho byinshi, ari amasezerano meza cyane yasinywe n'ikigo gikomeye cyane. Mu gihe rero P yajya ku isoko, mugira ngo umupiyoniya wese yasubizwa. Yes, ushaka imodoka yayibona, ushaka ibintu byose bijyanye n'ikoranabuhanga, telefone zigezweho, yes, azayibona. Ndabashimiye cyane. Aya ari namwe mu makuru nabashije kubasangiza, nanjye nabanishije kumenya. Rero wowe icyo usabwa ni ugusharika kino kiganiro ku mupiyoniya wese ahari hose, akabasha kumenya amakuru. Mu mupiyoniya wese wumva ko amenye Ikinyarwanda, azi Ikinyarwanda, yumva Ikinyarwanda, akaba yabasha gukurikirana aya makuru. Yes, ndabashimiye cyane. Icyo tugusaba, kanda subscribe, like, share, comment. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao.